birasira n'umuntu uri mu muhogo n'ibisa byandembagaje musatsi igwembe n'isengana ariko wama n'igiceri ngawukura gusa ngo nakundi ndabitowesha mbikutaguza bantu bacize ubundi nibwo bari kwiberaho bandi n'ugutsembagara kw'isi yose y'abazimi basanduza baje yesu inzu y'umwami nisore kuje kumbera inzu byasha byanze muvandi ahubwo mana nanje nguze udufaranga ndashonje pe weho waratsembagaye nk'ukurise bishori nanje nabuza bose akambira uje kunsagambaho ariko urazi ikintu zari nebe nicare ubwo ko tubigenza ye niba agatebe ngiye kukakuzanira hasigaye ubundi ni tabizima no agatebe twitore turebana nta kibazo reka mubwira ko tugiye gukoresha none abonye hari abantu benshi ibintu tugiye kugenda ndigira umwarabu Yesu muze wanje tugende twabeshya ko tugiye kubaka uruganda hano mu kano gace kano hafi sibyo ngo ragisemura nta kibazo ngenda bisanda gusanda bikora ngeze kugusemura hajya garushema bakangenje werago nikezo nkandagira mu cyerekezo cy'amashuri inka data turashize none nakaho cyo mashagara abanza umungu ngiye sinjya ngina rero kandi izi n'icyongeza cyishe Avenos ubwo garushye mu mashuri ngwabira abanza ngiye nara nimwe yagarushye ariko ubwo ishinya ko ndakizi nubwo nazi gucandika ndasobanura ibyo uvuze nibyo ndasanda gusa ahubwo ngiye mwenda akazuze tugende mayi turya abaturage amafaranga y'uti ubwo ni guhindura imyenda ndashanya gusa nkitanyizana n'ugenda kumva ko abaturage bigenje umunsi ngiye kuruba umve cyakira Yesu twaguruka tugende sudahinduye inkweto ijere suruzi nahinduye gutyo muko nahinduye n'agatebezo naguruzi ko nduzana zambaye nabi nafashe n'agatebezo oya banza hindura inkweto ambara neza zindure naba ambara neza de nta kibazo ariko konda kuzabita bigira gutyo bugusi noneho nabaye akajene okay tugende ngaho okay sumva se kuri tumbera inzu y'umwana njye ndacyunze se kandi cyane agatebe mite banguka mane banguka tugende banguka Chenga tugende izameze nabi kirava kandi nabikwa ko ngaje nkoresha kwiruka nkoresha ariko umutwe n'uyu kana nkoresha ingira tora menshi tugende nabi nkoresha kwiruka Fashion killer. Yes Fabrice. Bimeze bite? Ndakubona. Ndabona uyu muntu nkaho meze nkaho muziranye. Hello. Uyu kwambwira ariko kumbwira ko nari kubyumva. Mungu barakubwiye ngo waje kuko nire twe tuje kureba twe tuje kukureba. Rasa ku ntego mutanindiye hari ibyo nandiyemo. Mungu bari kumvira ngo ngwarahija kuko kuba murimo wanje inayo haje su yaruhegere tugiye kubaka nguruganda. Nyenza habera mu manaje. Nyine Mungu bari kuvuga ngo kuturohereza amafaranga nyine kuka kode yasigaye nawe uzayitugurikira kuko ngenza abandi manaje. Nese fashion kumbwiye ko ngo nyine uzarubera manager ngiye kitumye mpagarika nyine muri ibyo nzaba ndi iki ko umpagaritse bite nyine gitumye ngwagarika nuko nyine nje nzabera manager nawe ushaka kuzaza nyine ubwo bangurikira nyine wowe kwa umuyobozi nkurishira ntabwo uri kumva ko byaba ari byiza ku Rwanda bikarozwa miyezenrwa ntabwo bufite ko urimo satanisha ntabwo ari gusa no muyobozi akaba arambwiye ngo uje kukohereza kode ushire 200 kugira ngo nawe uzangurikira makusaze nzabera mu manager nyine ntabwo uri kubyumvikana okay none reka nyibahe phone mu mpe yo code uko nta kibazo kode yishiremo message yaje uko nta kibazo ubwo turahita tubibona nari biko narumvisha isona Yesu yaje nta kibazo ubwo ngubu ni kugenda ubwo gahunda ubwo naha icyo gihe nta kibazo umunsi mwiza Cyasizeho yagiyeho yumve makanabiri yose ariho ngo nuwe ko ya mbere nshabiri tuyariye komeze tureko dushakanye tukomeze
Wamubonye? Wamubonye? Wamu nawe tumurape nyine tumurape. Urimo neza icyongerezo cyo tukirapa nyine. Siko meze nabira ntange ndabizi tugende nabira. Meze bite. Ni unaweza meze neza. Ndakubona kabisa. Ko muga magari. Uyu ni umunyamahanga. Bande. Yambaye n'imyenda y'akazi hano hirya cyo kuva ku Ruganda. Nzamubera mu manasha. Ubwo Ruganda. Urimo satani. Ntabwo ari gusa. Ujya maho kaje. Ni mako kazi kayishaka kugushiramo. Azagera kubuye ko akazi kashaka. Nibyo ndi kukubaza. Kazi wakajamo ngende mu manasha. N'umunyamahanga. Ni umunyamahanga. Uturuka he? Because all these are because we like Riho is called Riho. Iwacu nta muntu wigeze iwanyu bariya Umungu bakabarambye ngo aturuka ira mu munyere turpiyati mu utopiyari. Muri Ni utopiyaria. Topireria. Cyo gihugu se cyo mugabana. Ni utopiyaria. Topireria. Nyeka pasi monyeke pasiporo none. Ya pasiporo yago wayuzanye. What? Ubwire muri kirimi cyane. Aravuze ngo umungu yayishize mu ipantaro yibakire mu rugo. Yarakize ngo ifoto ifite agatelefoni yafukeyemo ifoto yayo. Nubwo ni cyanga kwa mwitwa munyamahanga. Dore na telefoni yaba bafite ibisa n'uno mupira w'akazi. None si imyenda no gusaba ihurira he. Ini y'akazi pastor yashize hano muri telefoni hano. None yabonye ifoto y'ipantaro yari yambaye ejo nuko tayizanye y'akazi. Yashika muhira nyine ubwo. Harahugera ibintu bikagucanga se kakaragera ku mutwe. Imitwe sha. Tuguteka umutwe se twebwana uzi twaje guteka. Muzo kono nitwa. Turi amasafura cyangwa inkono Muzo kono nitwa. Ntago tukuzi. Ntago. Mundi ntago wari kumenya. Konde. Ko bitubwira na twaje bana batwabiri. Nitwa Tayiga ninje yoboye iyi zone yose. turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibindi. Nabyumvishije. Aho nka mwabikora undi muteye muvuye. Yampaye. Ntawe uri ikintu. Kuri muzima wacu ushiramo gushikinya kwa kibuze wari utomba tutari umunyamahanga. Imoko ndiko nakwamutsa bigweta bigenze tungubu. Utoromba kinyubwa byarangiye nyine yariye nyine. Wakirukira se. Ariko sha mutari ibigoryi aba nagamwe babe gutangaza John mwibyana amafaranga yabo ngo ngo So go here. Boye jango ngo kwakinga Hano uje nyine tuje kuba ku Ruganda nyine tuje kuruhuka. Ruganda ubu polisi kwatangaza Ruganda Go so why? Amafoto nakora yacu bene ngiro ko bakwaye muri Ebyo turi bido. Muzi ndakwaza mu nzitari yawe n'ibiryo by'ubuntu.